n'amahano n'amarorerwa, mbega ibintu bibereye muri kano karere ka Karongi, mbega ibintu abasore batatu bakoreye umugore ukiri mutonya, n'ukuri kw'Imana birababaje kandi biteye n'agahinda ibikorewe uyu mubyeyi. Mbega n'ukuri kw'Imana abantu benshi cyane babuze icyo bavuga bitewe n'ibyo uyu mugore akorewe n'aba basore batatu b'inkoramahano b'inkorabusa. N'ukuri baramuhemukiye. Byinshi rero urimo uragenda wibaza ku byo uyu mugore yakorewe n'aba basore, nibyo tuje kugenda tubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bose ari abagenderera akarere ka Karongi ndetse n'abatuye muri kano karere ka Karongi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Iyi nkuru yabateye ubwoba bitewe n'ibyo bano basore batatu bakoreye uyu mubyeyi. N'umubyeyi rero witwa Nyiramadederi Julienne wo mu karere ka Karongi, wari utuye mu murenge wa Rubengera mu kagari ka Nyarugenge mu mudugudu wa Karusha. Arasaba ubutabera nyuma yo gusambanwa ku gahato n'abasore batatu bari bamutegeye mu nzira mu ijoro ryo ku itariki ya 9 Werurwe 2025, mu mubabaro mwinshi, mu gahinda kenshi no mu marira menshi no mu kiniga cyinshi. Uyu mubyeyi yabitangarije itangazamakuru mu magambo ye agira ati: mu gihe nkiri mu nzira ndi hafi kugera mu rugo, nahuye n'abantu batatu hari nko mu saa 2 z'ijoro. Nakubitanye n'abantu babiri imbere ngo nsubire inyuma niruke, mba nkubitanye n'undangaruza inkoni. Muri babandi babiri nahise ngaruka ndongera mbagwamo, bankubita urushyi, bampaye umunigo, bantambika akaboko mu ijosi. Bamaze kuntambika akaboko mu ijosi, umwe afata igitambaro rero afite kimeze nk'igisharupe bapfuka ku munwa. Bamaze gupfuka ku munwa bahambirira inyuma mu ijosi. Abandi nabo barakuriye, bamwe bafashe amaguru, abandi bafashe igimba cyo hejuru, bankura mu muhanda banjyana hepfo mu ishyamba. Maze kugera mu ishyamba, umwe yafashe akaguru kamwe, undi afata kandi. Rero wanziritse n'amaboko inyuma, sinabashaga kwiyagana. Bansimburanaho bose, bamaze kunzirika, bamaze kungeza hasi, umwe akavaho undi akajyaho, bandwaniraho. Bahituye ngira ngo birarangiye, barongera baratangira bundi bushya hahandi ari batatu, hahandi n'amatako ntabashaga kwegeranya. Umwe muri bo yanga guhuza nawo umugambi wo kunyica ngo ntazabavamo nkabavuga. Babiri baravuga ngo shango twigendere, ariko mu kubivuga barabanje bamanura icyuma ngo bakintere, wa undi wabyanze aritambika bakigarukiriza hejuru ye. Baragindura ngo bagitere mu rubavu, naho yahageze aritambika. Hari sangahe bwari tariki zingahe? Bantangiriye hari amaze kuba nka saa 2 z'ijoro, ngenekereje ko na telefone bire bayinyambuye, bwo nari ntarareba ku isaha, ariko ntekereje hari nka saa 2. Ubwo rero umunyamakuru yatunganyaga iyi nkuru kuri iki kibazo ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Nkusi Medali, maze avuga ko iki kibazo atakizi, gusa ubwo bakimenye bagiye kugikurikirana. Aka gace kasambanyirijwemo uyu mubyeyi witwa Nyiramadederi bivugwa ko atari ubwa mbere kabereyemo igikorwa nk'iki ngiki kigayitse, ahubwo ko uyu mubyeyi abaye uwa gatatu usambanyirijwe ahangaha, bityo agasabirwa umutekano usesuye no kuhashakira igisubizo kirambye. Iyi nkuru rero ikimara kugera hanze, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi nkuru y'icamugongo, kuri iyi nkuru ibabaje. Bose bagenda bagaruka kuri uyu mubyeyi wahuye n'aka kaga kabi cyane kandi gateye ubwoba. Hari nabwo rero abantu benshi cyane bagiye basabira ibihano bikakaye kuri bano bantu bakoze aya marorerwa, bakoreye uyu mugore ibintu nk'ibi ngibi, ibintu bigayitse mwene aka kageni. Ati birababaje kubona abasore nk'aba ngaba bafata uyu mubyeyi rwose ubona wifitiye umutima mwiza, bakamusambanya maze bakamukorera ibya furambi. Ari nk'undi nawe wagize ati n'ukuri inzego zacu nizigire icyo zikora kugira ngo nyine bano bantu bakoze aya marorerwa bafatwe, ubundi nabo bajye
kubiryozwa. Ari n'undi nawe wagize ati ariko njyewe abantu b'iki gihe baranyobeye, ubu se nk'uwo mubyeyi bamuhoraga iki kugira ngo bamufate ku ngufu bene ako kageni? Ari n'undi nawe wagize ati abo bantu bagombe bafatwe uko byagenda kose, n'ukuri bafatwe kugira ngo nyine n'umuntu wese ugifite umugambi nk'uwo nguwo ahite abibona ahite abyigiraho cyangwa ahite abikuramo isomo. Hari n'undi nawe wagize ati n'ukuri uyu mubyeyi yarahemukiwe cyane, ati nimwumve akaga yahuye nako, ati abo bantu bahemukiye uwo mubyeyi bagombe bafatwe uko byakabaye kose. N'ukuri nanjye nkicyumva iyi nkuru nahise shesha urumeza, ndumva nanjye rwose bineye agahinda n'umubabaro mwinshi cyane. N'ibitekerezo byinshi rero abantu benshi cyane bagiye batanga, kuko n'ubundi iyi nkuru nyine ni inkuru ibabaje kumva abasore batatu bose basambanyije umuntu umwe, noneho bagashaka no kumwica. Urumva ko bamukoreye ibintu bibi cyane. Byinshi rero tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru, tuzagenda tubigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka tukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, kandi ikindi tubisabiye ni ukuri muduhe ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ibitugira inama ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ibitekerezo byanyu turabikeneye kandi nabyo turabishaka, kandi munibuke gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo nyine mujye muba aba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye, kandi turabakunda cyane.